Ubundi biba bikomeye kandi niba byose biba bikomeye ibi bintu iyo tera ibyo biba bimeze nk'umukoba do urimo satani ntabwo ari gusa nta kintu cyabo ntureba ewe kabone na motishi gakubita ntabwo bigaragara ngo nizi plate birakomeye ibintu biba bikomeye fasha nihagarika meze ndabona tutse turaza kwihagarika urashaka kwihagarika mfasha gato aho ubundi se ugira ngo sakindi naho mukayo yaba yaru none se icupa ryanjye se rigiye mu kabyara aho muka hari ikintu nshaka kukubaza ubona wowe bite kudufotora siba amafoto wafotoye n'izina ry'Imana ngo nigeze mfoto wafotoye cyangwa wafotoye nafotoye Umagasha none amafoto sikaye kari meza telefone ifotora ayikura ntago ari mukuri ni hano mu mujyi ndagarutse uragarutse ni kare buri saa nzangaruka rwose nzanye n'umukiriya mukubise murabye amafoto abiri namwe ati njyanayo hano ngo niho bita aho rero niho bita kwa Jamafone Shop ka Frizone mu mujyi n'ubundi nanumiwe motari bimeze bite burankunda abamotari natwe dukunda abakiriya bacu ariko hari abamotari b'abakobwa kuba mera ni ikiganza nagifasha mbamota ndi kwihuta ndebera isaha nanjye ndakwihutana dore turi saa 7:15 saa 7:15 ariko amasaha yo mu kwa mbere nayo arirukanka koko burase ni mu kwa mbere turi mu kwa kabiri twageze mu kwa kabiri ngomba kugura indi kalendari niyo mpamvu ko wihuta n'iminsi niko yihuta hanyuma ariko mana nyagaza ubeje ngo tuzaba twageze muri Noheli n'ubunani byose ariko se ubu gahunda ya tumwe rese urayizira tunywerese nakandi gacupa kaje gashyashya se tunywerese nyine kunywa agacupa ahubwo uducupa duke muta ndebera isaha tunyaruke kandi maze sangahe dore bibaye ni saa 7:30 saa 7 na 20 na 20 twihuta ahubwo siri kwihuta umva ku gisozi burani nkangahe ku gisozi ubwo nahagana he ku gisozi ugakata ukamanuka ukazamuka ukahita ugera ku Kinamba ukahita uzamuka Karuruma hariya neza ku gisozi mugenzi mu mutware nangahe aho ngaho twabarisha imashini ko ndumva ingendo kugenda ukagaruka ndi kuvuga ayo mubaca ni cyatano hariya abamotari murayakorera rwose niyo mpamvu mwayakoreye rwose ese mota buriya iyi ni televiziyo iyi ngiyi bikomeye oya bikomeye cyane ku buryo iyi ngiyi bikomeye iyi ngiyi ireba na hoho hano ubuhoho reka urabona kandi nubwo imodoka waje kakugonga ntabwo yameneka imodoka yakugonze yameneka yego ariko ari nk'akantu kakubitamo ntabwo ishobora kumenya ntacyo yabi bikomeye
n'amata ibi biba bikomeye ubundi n'ikamyo ubundi ishobora no kugikandagira ntikigire icyo kiba reka iyo habaye ikindi kibazo ibintu ubundi biba bikomeye kandi n'ibyo ngibyo byose biba bikomeye ibi binyoteri byo biba bimeze nk'umukoba do urimo satani ntabwo ari gusa nta kintu cyabo ntureba kabone na motije igakubita ntabwo bigaragara ngo nizi purake birakomeye pe ibi bintu biba bikomeye byatari niyo mpamvu ubu usanga nta kintu iraba kandi hoho yigeze no ku ngonga ese si ubona ko ntabwo ubwiza ukuri ibi bintu byawe biba bikomeye mwese utangiye kunkubita kuri utangiye kunkubita dupfa iki none se umuyi ndi kukubwira ko ibi bikomeye ukanga mata tujye kwa murokore nkugurira agacupa ntabwo nanywa inzoga ntwaye gutwara wanyoye ntabwo biba byemewe akoze ko ari byo n'ibyo gutwara inzoga utanyweye ntabwo byemewe nta makosa barakwandikira uzi ko ushobora gutwara inzoga wagera nk'ahariya mu muhanda bakagufata bakakwandikira kandi ufite na perime nicyo kibazo niyo mpamvu rero ntabwo nanywa ndi buriya niyo mpamvu akamuto kose ngo kabe gakeya nibyo biba bisawa kugira ngo gake kiki ibyo uvuze nyine ngo kaba gake matadomba hanga nuzaje nyura hano niho iwawe ujye unsuhuza unyureho abamotari ndabakunda cyane natwe turagukunda ariko se uratega ntabwo utega se gutega nkajya he none umagaritse nta hantu ugiye ndashakaga ko kwifuriza akazi keza bavura abamotari mukagira akazi ntacyo ubwo urakishe ntikakiri keza reka nigendere nta kundi ubwo nari nzi ngo ugiye kuntega nayabariye humura kuvuga ngo nanjye ni umugisha ushobora kugera hepfo ugahita n'umugendo wa 5 ubwo se wowe umaye ngahe sawa nari sawa ibintu byo guhagarika abantu utari bubatege ujye ubireka mata ntukagire ikibazo amatayi abamotari nk'abana rero mu mujyi nangaye mu mujyi ni icyatanu se wahinze ndaguha 1000 gira icyatatu ase ibyo biceri ni ibyiki ni 1000 imana ubanza uzimye ibyo bitabi byawe ntabwo uzi ko kunywera amatabi mu ruhame bitemewe aha uri kumwe nande wowe uru ruhame genda umuntu none se ni uruhame ni mu muhanda nyine kandi ni nyabagiye ngabe cyabiri nyine ntara magukunda ndabiza cyane mugande umuhungu mitutaka ahantu w'abantu yakagwa ntujye uhatangwa bidese kumera mwana wanjye curu aka gasozi kakomereye nabi wumve amazi yabuze ubu ngubu ndi do kararyoshye nayo kwenga ubu ngubu sakindi yaranye ego muga wazanye umugore naramuzanye atinya ko ibyo kunkubita ndamucika ndigende ibigora by'igihe nabyo bizaga bikubita abagabo wakumvisha karenzi nako kwande nako kwa Yoweri ako Yoweri uramuhungu ameze neza muri aho bose mai se ko ufite moto kwambaye kasike bimeze bite inde wo ariko karaga cyaro kwibana bose ufite kasike waguze moto metse sinabimenya mwana wawe reka njyewe umva nkubwize ukuri uzi ko buriya ntabwo wenda mbizi ariko buriya akazi k'ikimotari ako ntakakora ufite kasika ku mutwe ariko ikize kandi ndawe kinyambitse koko nagize ngo waguze moto rose wari uri hehe iparitse ikize ninde we kinyambitse ra wabase wamakanye ngatekatira no hepfo basi ngareba Suzana ikize manu nyagaza ahubwo usana kari yawe sikwa kundi umuntu yihura n'amahirwe simanuka ikamugaburira ikabigukamura kasike ya moto akona ragowe pe akoze uyageze mu mutwe gutera nuzira ko ari kuri moto yego
kandi hari igihe nzabyuka nsanga mfite igikapu cy'amafaranga. Fasha ntihagarika meze ndabona tutse turazaza kwihagarika. Urashaka kwihagarika? Mfasha gato. Aho ubundi se ugira ngo sa kindi naho mukabe yaba yaru. None se icupa ryanjye se rigiye mu kabyara. Ako muka hari ikintu nshaka kukubaza. ububona muri uyu mwaka twatangiye tudakwiriye gufata ibyemezo. Ariko mari ejo bundi mu nama baravuze ibintu bijyanye no kutitabira ibintu bijyanye no kutishyura ibintu bya mituweli tugize mu gihe cya mituweli. Mituweli nigera kuri mituweli. Akora bari ku mituweli sigaye meze neza. Mituweli utayifite uri umuturage. Ari ikintu kirenze ibuka wa muntu bamwita uramugabo wari utera uguru yo kwa Alphonse. Uwimana yaramugobotse. Mece ufite mituweli. Uriya muntu katugushyije igare. Ko mwagushije igare mu muhanda. Ndebera n'izi nk'igima. Ndebera n'izi nk'igima. Iri gare uriho iki? Jewe iri gare uriho iki? avese kandi wimenaho n'amazi. Muga jewe ahubwo se uretse ntabwo tunafite mu maso bwabura se bwaho ikirahure cyanjye iki nigire uko kibaza nise ninde wakimenya kaho nyumvira nk'ubu kiwe twari duhagararanye hano jewe nawe ibijanjo birese warugoryo kandi ubu wasanga ari wa mugabo twari turi kumwe. mereza kasike ibyo rasigara wikoreshereza nago bindeba tugende nguhe kasike sinayiguhaye se kasike wayimpaye ahubwo utayambara utashyize mu gitambaro ambara kasike iri hese ari yumbonana ubu siri heka iri mu mufuka se none se nyine iriye ko mfite kasike ebyiri none se ryo yibaza ikirahure ndakibuze na kasike ngo ndetse ryo uri kubibaza none se wicaye kuri moto nta kasike ngo uhaye kwicara hagati gasongwe wangegeraho yesu ubu kasike iri kurumba ziri he mereza kasike cyari mutari mu kazi nabyo bimbwire nshobora kuba nayihaye undi mu mutari iri gare uriho iki? toro gicupa ndi mushi njyewe igare ryanyu muga ntago yanje wabwiye no oya ziva ngo kirashikira hasi ora amaso narajura hasi uzuko nayigiye kwenga ndasubira purenya ruvomo tumba fowe ibintu ni byara ariko sema urazamudaho hote nyine nabona mu yicaye kugara haguruka cyara umva ngo bazenzamu cyabanga tagucika ba tagucika pumba ariko ngenzamudaho mu bitanu bide mwana 10 oh fere ibintu cyo cyara hanga echa njoro subira ruvomo pfiri ako sanga waseruka muzamutsanga nibere kuri telefone igari nasanga ryaguye hangaha suwari yaryaye muri hene nigari ku stade ufite abantu bajya bahohoterwa ufata amazi nyagangiye gukoresha kwenga uko kumahohotera uwo ntaranikagira ngijuru riri hafi ndiko umuntu uwo ntaranikagira ijuru ngo riri hafi nikira nakubita umuntu nge adaca nakubita mugabo waretse kumohotera nkikomereza urugimbe zira kuba nkubwiye ko igare ryawe ryaguye niryo kosa maze umeneye amazi njyewe nijye umenya amazi ntabwo ari wowe kuva nkubwiye waba ugiye umusaza akareka ariko si ubwo tutabera kubita ingegera waramara amafaranga abagabo amafaranga wanditse nk'igenda amafaranga zana bitanu hano nose akuraho amahoteye duha amafaranga ugenda wafata amapeti zana bitanu hano uzana amasaha ahantu abavuye nzamutsanga zana uruvomo pia zana bitanu hano ugende amafaranga ugenda wowe ngamundeke nyabana nigende zana bitanu hano genda ako muramu genda mukugenda se pumba tamuka wangagiye umurugo butabite genda sha gaba n'undi muntu muzo shambure zanyiri zose nizituritse we shambure niki nibiri biba mu gari byo mu muka beje mu mapine mo ndani umugenzi warumagaritse ngo mutware mota polisi tegeka kutwara ibinyabiziga mutangwe nyine icaraho tugende igihe nitumugeraho
ndahita nyimwaka ko ntabwo musize kure nese ubwo uramutse uhuye na polisi noneho oya ntabwo ari kure nicareho icaraho nta kibazo ko atari gihe bikizo ndahita ngo yaramagaritse magaraye muhereza kasike ngo tugende mata meze bite sawa gutwara umugenzi na kasike kuri moto ntabwo mutwara nakomeza yicare tafaho njye umbwira uburyo mutwara none ikirahure cyawe kire niko ntabwo ari icyo gusa ari gafande dire n'icyo hano ntacyo afite akareba nyuma nako nta kareba kwibyo uri gufatanya akazi na fande ndi kumwereka amakosa nyine ngamvira kuri moto gut navuze ngo ikomeze yicare hanyuma none unyereka uburyo ugiye kumutwara nta kirahure ufite ubutoko byagenda gute yanyica hanyuma ureba uti nyuma retroviseur ndakebuka niko wowe gute wemera ko bagutwara kubera iki wemera ko bagutwara none se ntambe ceceka gute iki neza igajya zizongera kujya amabido we muga iyi se abantu baba baragoye nkora rutera rututse kwe ako aje dusigira uce baragora amafaranga muga amafaranga yabika buriya kuba muberuka atanyishyura ubona biterwa ni ariko muberuka ibuka yuko mufitiye nginusi wawe yagwaye cyate ngo ni wagisoza reka nkubwize ukuri waye cyate ni ngo ni wagisoza uriya muryango wanyu urambura ukabyara wese se urambura buriya papa wawe kuba yaranyambuye bakaride busha Kaidara barayisha nyakuvuna umuheto none papa wawe kuba yaranyambuye buriya ubona biterwa n'iki byese gwe icyati ni wagisoza kandi ibaze ko uriya rutogi ngo urusharire urangije ngo uragenda ashaka kuzajya kumurega umurege isoni ntamurega bakamufunga se abo umugoma ahubwo mibyo bicari uriya muhungu anyangirije ngende ndebe ko nanasigisha irangi ibihe bicira n'ibyo bitanu tugi ibihe bitanu ubundi byaviye bashaviye mwihorere pe n'ibyo bicira ngewe ngo amafaranga naso amfite amafaranga bose kari papa ni jewe inyana ni ya mweru icuma amafaranga umuntu aribyara icuma amafaranga yanjye uyenda wishyuze yose amfitiye ayaguha icupa ryanjye nturimenye jewe icupa ryanjye nturimenye ngenda muhagaritse ngo nangeze mu mujyi ko wicaye kuri moto byo byonyine none se kaske agenda mu ivana mu rugo kuri moto utambaye wicaye n'ikimenyetso kinyereka yuko wari wemeye nawe kugenda nta kaske de kwivana mu rugo se cyangwa ni motari uyimereza we motari je ntabwo nari ngiye kumutwara ntabwo wari ugiye kumutwara amaze kwicara suri waguze singi kaske waguze iyi ngiyi ari nari kekiwe ahubwo dore ni na kaske yanjye mugabo none se gute umugenzi agutwaza kaske mutari kumwe kuri moto wari murashaka umugenzi se iyi kasike ndi kuyishakamo make ngaho yigure rero kandi yari yanjye dore ni iyi ngiyi kasike none se umugenzi umuzanye yewe se ndakuzi murakorana se ariko mana tujya tuvugisha ukuri yanditseho izina ryawe iyi kasike nayiguze muri korona mu gihe umuntu yatwaraga buri muntu wese afite kasike muri korona uyu mugabo niwe navuga yamagaritse agiye kunega nahagaze muhereza kasike mana nyagasani ngiye ko ndi umudesipora byaje kurangira mbwiye ngo ntabwo ari gutega kubera na paraparamita ngenda ahubwo yaramagaritse utese kandi wagiye we nta kasike ufite none si umugenzi muraziranye mwahuriye he ngende umudesipora nta n'ishema ndamara mu Rwanda kumenya ikirahure ubizi wowe ntabwo kino kirahure uvuze ngo cyamenetse ryari ikirahure uzi igihe cyamenetse motari nimba ugura kasike yigure tugende ugira ibyangombwa niba yigura yigure tugende urashaka amangara motari ndashaka 240 urimo satani gura kasike utwara umugenzi kandi irakomeye 240 kuri kasike uzigura kasike ngende umutari yanjye kangabanye agabanye ugure kasike wajye umva nkwereka ishyura turuwase yampaye ambara tugendera mwishyure nyine mwishyure ni yanjye ntabwo tugende wamuhaye amafaranga tukagenda karane gwagaragira ngo ijuru riri hafi umutusi mutari nk'iki kimotari ka ubona undi motari ndi bubone umuntu